nagira ngo dutangire twibwirana bitewe nuko turi bake turahera hari. Buri muntu avuga izina rye naho atuye kugira ngo turusheho kumenyana, siko bimeze se? Ubundi sinzi nimba mubyibuka kera abantu bize muri interina, kuko buri abantu Clapton wala ntago ari mukuru we yize 9 kandi zaje ashaje. Ntago yagize amahirwe yo kwiga muri interina. Muri interina ari kunumvaga stories z'abanyeshuri ukahita umenya ahantu ataha. Abanyakigali babaga bahari ngo mani wagiye muri shose ya Rema. Ibintu nk'ibyo ariko Rema jejo bundi twiga ntago yarataratangira n'umuziki. Ariko abantu bo mu cyaro kajya kumva ngomba banagiye kwa Masenge, ntabwo ari anti. Yo wumvagamo marume Masenge batagumenya kari Kirehe Rusizi urumva? Ariko anti na anko ni Nyarutarama Kicukiro. Mumeze neza? Tugiye gutangira show rero n'aba comedian ubwa mbere. Iyi niyo stage yawe ya mbere. None tutetuzana n'abandi bamenyerewe, siko bimeze? Nabo ntago mubaza ariko mwihamashyi. Iyo mubishaka mu mwara bamenye. Umuntu tugiye kwakira yitwa Papa Gigi ariko nta mwana agira. Mumeze fresh. Ladies and gentlemen, put your hands together for Papa Gigi. Mumeze mute? Nawe ndi umunyarwenya wanyita Papa Gigi. Ariko mfite ikibazo ko umunsi Imana izaza gutwara abantu mu ijuru nta mukomedi wo mu Rwanda izatwara. Bitewe n'amazina yabo ndetse n'ibyo bakora. Ndaguha urugero, izahamagara uwo bita Zaba azasangamo Mestikoro y'Imana barasigaye. Izahamagara uwo bita Joshua murabizi ko muri no minsi ari umukomisiyoneri. Izahamagara ati Joshua mwana wanjye ngwino amahembe y'ijoro arafunguye. Azahita yabwira ati cece kano Nyarutarama hari umukiri ukeneye inzu ya $1,100,000 kamaze posting nawe barasigaye. Izakurikizaho wa gatatu Clapton Kibonge. Muramuzi ko Clapton Kibonge ari umuhanzi, of course Imana ni muhamagara azaza aririmba indirimbo yahimbiye Imana. Imuhamagara ati Kibonge mwana wanjye igira imbere. Fata amakara ushyire imbabura utereka amazi we Imana iraguha ifu uyu munsi turarira ku maparato y'Imana. Imana izatambwira ati ceceka mu ijuru nta restaurant uzasangayo nta nakamoteri usya ibigori uzasangayo abarasigaye. None ahantu bizapfira izakira uwo bita Rusine mwana wanjye ngwino amarembo y'ijoro arafunguye. Rusine azayisubiza urambaje iki muyishanyemera kungura icupa na mucuma ntabwo turakiranuka nabo barasigaye. Buriya uko turi hano nta muntu utarabaye umwana, kandi of course wabaye umwana ugomba kuba ufite ibitekerezo by'abana. Hari abari bazi ko amata ava ku igare, hari abari bazi ko inka igira intoki enye munsi y'amaguru ariko yanga gusuhuzanya ngo ubwiyo nk'icirika isoni. Nanjye nari umwana natekerezaga ko impamvu imodoka ari nyinshi mu muhanda ari uko bazihinga. Nzi ko ari ahantu bahinga imodoka zikera. Numvaga nk'uko Gatsibo bazi ko hahingwa ikawa, numvaga hahingwa teregisiyo, numvaga ko Igisenyi kubera haba imodoka nyinshi bahinga amapine. Nyabihu nk'uko hahingwa icyayi numvaga ko hahingwa moteri. Gusa nkategereza kuri radio kumva ibibazo by'abaturage bavuga ngo ariko hano Gatsibo imvura yarabuze, teregisiyo zanze kwera, none amapine yarahenze, imodoka zabahenye mu mihanda. Ariko abantu muri hano b'ababyeyi ndabashimiye. Buriya ababyeyi bo mu Rwanda n'abana beza. Ababyeyi ba kera bari bazi kwita amazina. Nawe utazi indirimbo bita Pucuri. Pucuri, ababyeyi ba kera bitaga abana babo ayo mazina, noneho kubabyinirira ukumva ni ibintu byiza. Pucuri icecekere iwirire, ukumva Atha icecekere Rutura incwe mama, nyine ukumva na amazina meza. Shadiya wibyinire wisinzirire. Ako ndi kwibaza nk'umuntu wise Ndimbati izina kera yamubyiniraga gute? Indimba Ndimbati iwicecekere Ndimba iwigendere Pati. Noneho ibaza umuntu bita Niyitegeka Garasiye bamubyinire Niyitege wagiye Niyitege incwe mama Garasiye. Nyine ukumva ni ibintu byari bishimishije, ariko nta muntu udafite amatsiko yo kumva se umuntu bita Digidigi akiri muto yananiwe gusinzira. Digidi iryamire Digidigi iwirire Digidigi. Murakoze, nitwa Papa Gigi. Mumwongera amashyi mw'abantu mwe.
papa Giga ararenze kare rero nge nahoze ndeba ibintu byabaye mwabonye inkuru ya Prince Kid uriya mutipe bari abakobwa bose bamuciye imbere yabaciye inyuma sinzi niba mwabibonye muri tayari kwakira umukomedi wa kabiri. Ladies and gentlemen, put your hands together for Muhinde. Nabonye asa nk'umunyacyangugu ariko ya mumeze mute ya ndi Umuhinde by bus not by bath. Aline Gahongayire ndamukunda cyane, niwe muhanzi wa gospel ushobora kuririmba indirimbo y'Imana icyarimwe ari no kwamamaza. Ciye gufimana asante sa majyane ni muyazi. Abasare music yo mu Rwanda iri gutera imbere cyane. Twumvishe ngo Austin yafunguye restaurant na Bobo Pro arayifungura, ako ndibaza nk'ubu Austin na Bobo Pro bazongera kwishyurana mu mafaranga cyane mu biryo. Abasare nuko jya Austin ahamagara Bobo Pro ati Bobo Pro bimeze bite? Ati ni sawa Austin, ndashaka kurura umutima. Ati rura naribe, ndashaka kunkorera indirimbo imeze ite? Amapiano ufite angahe? Mfite amapreta 3. Oya Austin shyiraho na mucoma bana. Ya ibintu by'ibiryo biba bitangaje cyane. Buriya naje gusanga mu biryo habamo ibigabo n'ibigore. Sauce tomate zose uzazirebe ntago nguvuze bro. Sauce tomate zose uzazirebe habamo ingabo, I mean ingore, zose ni ingore. Iya mbere Sarisa, iya kabiri Melissa, iya gatatu Kenzi. Hari sauce tomate yitwa David uzi nayo niya kabije bayita Habari, nayo twayifata nka DJ Brian kuri isanga ari umuhungu ukuntu n'umukobwa ukora. Amashari kiriya kibazo cy'ukuntu usanga umuhungu ari ukuntu n'umukobwa, naje gusanga ari abapasiteri bagitera. Umupasiteri araza akagusengera aguhanurira ngo uzabyara umwana umwe, noneho nyuma ari gusenga ari gusoza ngo uzabyare hungu nakobwa Imana izamuguhe. Imana rero ko ari umubyeyi twumva yita ifata hungu nakobwa mu mwana umwe. Ya music iri gutera imbere kabisa, ariko njya nibaza igihe football yo mu Rwanda izatera imbere. Nk'ubu ngubu turi kubona Austin ibyo bya restaurant mwabyumvishe, ariko hanze twumva ngo Mourinho yabuze akazi, tita twumva ngo ari gutoza Sanera mu kwigirira icyizere. Barako nk'ubu ngubu Mashami mu Rwanda agiye kumara umwaka nta kazi afite, nayo twagahise twumva ngo Mashami agiye gufata koperative yari ya Nyabugogo y'abanyerondo gufata cyangwa gutera takire bariya bisambo byo muri gare. Ya nabonye Clapton hano, nibuka rimwe twigeze gurira muri bisi ambwira ukuntu yagiye muri Uganda adateze indege, adateze n'imodoka nta n'igare, yagiye muri kuriya. Abasare shore urari ziko nakurebye nsanga uri kundeba, ndebye warebaga nsanga birarebeka, amakuru y'iminsi umeze neza. Nukuri kamubwira buriya Rusine ndagukunda cyane buriya, ariko iyo urebye Clapton ushobora gusanga ariko kuteri arananutse, ariko afite ukuntu ari mugufi mu bujyakuzimu bwo waswereye hagati ukava muri Central Africa ugaruka no muri Gasheshe. Murakoze cyane banyita Muhinde. uriya mutipe nubwo nta kizamini nakoze ariko arankosoye kabisa. Arankosoye. Abantu muri hano mwese mwarize Igo ndabizi mwize mu bigo birimo amazina y'umurenge. Iyo umuntu wize ku kigo cyitwa Ecole Primaire Kimironko ya kabiri cyangwa Muhima ya mbere, urumva uwo muntu nta rurimi ashobora kumenya. Kuko ni mu bireba neza abana bize mu bigo bya leta batwigisha gutinya kariyo discipline. Biriya bintu ntabwo babizana ku mwana wiga Green Hills. Twe usanga nyine wanga gukora ikosa ngo batagukubita. Ariko bari abana mu bakire bize nyine bafite imyenda ya siporo. Mwe ntayo mwiganye, mwe nabyo muzi. Mwana yize afite imyenda ya siporo, cyakora Abeli hari yawe yize afite imyenda ya siporo. 2-3 sinzi icyo kigo ahantu cyaba. Abana ba Green Hills iningero usanga twe baduhingero. Umuntu ngafite imineke 15 ngakaryamo 12.
ngo yasigara n'ingahe umwana wize leta ahita avuga ngo yasigarana 3 ntababikoze wa Green Hills muraserera bari abana babishira minerval 3 mumenyera kuko aho kugira ngo bamubure bakwiruka uwo mwana yishira miliyoni 2 baguhemba 600 niyo mpamvu bari abana babigisha discipline busanga bamuhingero baba bari educate nyine baba bafite ubumenyi buri hejuru ati we mu mineke 15 uriyemo 13 wasigara n'ingahe umwana ahita kureba ngo what ibyo bintu birashoboka ko umuntu arya imineke 13 none se ntago warwara njye ntago njya mari ibiri kandi numwirukane ibyo uzibeshye bivuga kuri école primaire Kimironko cyangwa Muhima cyangwa Kanombe ibintu nk'ibyo ngibyo bagukubita uyu mwana none ashaka kugutuma umubyeyi bavuga ngo wanze kuvuga imineke wasigaje nta niyo baguhaye